Kaze bakunzi ba Rwagakoco Live TV. Uyu munsi rero tugiye kubigisha uburyo ki watwara imodoka ibintu bitandukanye. Hari abantu benshi muba mutaramenya ngo ese imodoka kuyitwara bisaba iki, bigenda gute. So rero turatangiye, ngira ngo duhereye hano hasi harimo icyo twakwita pedal. Iyo urebye hano rero iki bakita levier de vitesse. Hano iyo ugarutse hano inyuma gatoya, iyi ni ferium. So rero iyi ni volant nk'ibisanzwe. Tugiye gutangira tubereke uburyo ki utwara imodoka. Iyo winjiye mu modoka yawe rero, ikintu cya mbere ukora, iyo winjiye ugezemo urabanza ugafunga umuryango. Iyo umaze gufunga umuryango nta kindi ukurikizaho, ufata hano munsi haba harimo akantu, ugafata ugakoramo gutya, warangiza ugakurura ugasetinga intebe bitewe nuko ushaka kwicara. Wigize imbere iyo uri mugufiya, ukajyana inyuma iyo uri muremure nkanjye. Yes, rero iyo umaze kwigiza intebe neza, ukumva wicaye neza nk'uko nicaye, iyo urangije uhita, murabona hano munsi, iyo urebye hano munsi rero, ibumoso iyi ni ambrillage niko bayita, hano hagati ni feri, iyi ni feri, hanyuma hano ni umuriro. Ibi rero bikora iki? Ni ukuvuga ngo iyi ngiyi ibumoso ni ambrillage. Ambrillage ikoreshwa igihe uhindura vitesse. Vitesse nk'uko twabiberetse, vitesse ni izi ngizi. Iyi niyo levier de vitesse. Iyo ushaka guhindura vitesse hano, urabanza ugakandagira hariya hasi kugira ngo ubashe gushyira mu vitesse neza. Yes, rero ambrillage nk'uko nabibabwiraga, ubundi ambrillage uyikoresha igihe ushaka gushyira mu vitesse cyangwa se kuyikuramo. Ibyo bita engagement de vitesse. So rero iyo ushaka gushyiramo vitesse cyangwa se kwangaja, urakikandagira cyane ukayigeza hasi. Ndetse niyo ushaka gukuramo vitesse nanone ukandagira ambrillage ukayigeza hasi. Ikindi ambrillage igihe ikenerwa cyangwa se igihe ikunda gukoreshwa nanone, ni igihe ushobora kuba uri kugenda gakeya cyangwa se icyo aho dukunze kwita muri embouteillage. Iyo uri kugendera muri embouteillage, icyo gihe nabwo ambrillage urayikoresha hamwe n'akariro gake gake, ugenda ubalansa, aribyo akenshi bikunze kwifashishwa. So rero reka tugere kuri fre cyangwa se fre n'umuriro bikoreshwa n'ikirenge cy'iburyo. No kuvuga ngo iyo ushaka gukandagira fre ukoresha ikirenge cy'iburyo, washaka gukandagira umuriro nanone ugakandagira ikirenge, ugakandagiza ikirenge cy'iburyo. Nkuko muri kubibona mpinduranye ibirenge gutya, biterwa nuko ikirenge cyawe kireshya. Nanone hari n'abajya baterura, yaba kandagiye feri yashaka kujya gukandagira umuriro, akimura ikirenge akagenda agakandagira umuriro. So rero fre ikora gute nayo? Reka tuze tubasobanurire. Ni ukuvuga ngo fre cyangwa se feri y'urugendo nayo, iyo uyikandagiye inyuma haba hari itara ry'umutuku ryereka abandi bagenzi bari inyuma yawe cyangwa se abandi bashoferi ko wakandagiye. Ni ukuvuga ngo iyo ukandagiye riraka, uri inyuma yawe rero nawe ahita yitegura kuba yahagarara nawe akaba yakandagira. Feri y'urugendo rero ikoreshwa ryari? Ni ukuvuga ngo iyo uhagaze umaze kwatsa imodoka, uba uyikandagiye cyane nayo wagejeje hasi. Ariko iyo watangiye urugendo cyangwa se uri kugenda, icyo gihe ugenda ukandagira gahoro gahoro bitewe n'umuvuduko w'ikinyabiziga, bitewe n'ukuntu ushaka kwihuta cyangwa kugenda buhoro. So rero feri nk'uko twabibabwiye, iyo ukandagiye inyuma, umuyobozi ukuri inyuma cyangwa se umushoferi ukuri inyuma ahita abona ko ushaka guhagarara cyangwa se ugabanyije umuvuduko, nawe akagira gute, nawe akawugabanya. Nicyo feri imaze. Reka tugere ku muriro rero. Umuriro cyangwa se accelerateur ni ukuvuga ngo ni igihe ushaka kongera umuvuduko w'ikinyabiziga cyangwa se speed mu ndimi z'amahanga. Icyo gihe ukandagira uyu muriro. Uburyo ukandagirwa n'uburyo ukandagira feri n'uburyo ukandagira ambrillage biratandukanye. Ambrillage urakandagira cyane ukageza ku itapi, umuriro nawo feri nayo urakandagira cyane igihe ugihagaze, ariko waba uri mu rugendo ugakandagira gahoro. Nanone umuriro wo noneho ukandagira gahoro cyane, ni touch, ukoraho gake cyane. Iyo ukozeho gake cyane rero ubu byumva ukuntu imodoka igenda ihinda. Nanone ariko ukaba wakandagira cyane igihe uri ku muvuduko muremure cyangwa se ufitemo vitesse nini.
Icyitonderwa hano rero, abantu benshi bakunze kwica ibinyabiziga byabo cyangwa se umuntu akaba yajya mu modoka ya manuel atazi kuyitwara. Iyo uri muri vitesse ntoya, ubwo iyo tuvuze vitesse ntoya ni izihe? Ni 1 na 2. Iyo uri muri vitesse ya 1 na 2 kirazira kuba wakandagira umuriro cyane. Icyo gihe ukora icyo bita kugonga moteri cyangwa se kwangiza moteri. Hanyuma ukaba wakandagira umuriro cyane igihe uri muri vitesse nini. Ubwo iyo tuvuze vitesse nini ni kangahe? Ni vitesse ya 3, ni vitesse ya 4 na vitesse ya 5. Ubwo ni igihe uri kwiruka cyane nibwo ukandagira wa muriro cyane noneho. Bivuze ngo icyo gihe uzakandagira umuriro cyane kubera ko uri mu gikorwa cyo kwihuta. Sasa rero tugiye gusubira kuri cya gikorwa cyacu cyo kumenya uburyo ki wahagurutsa imodoka. Ku modoka ya manuel itandukanye na automatic. Imodoka ya manuel iba ifite pedale 3 nkuko mubibona, ariko nitubereka ku modoka ya automatique gusa hari video yacu twakoze iri kuri Rwagakoco Live TV nk'ibisanzwe, wajyaho ukayishaka ukayibona. Iba ifite pedale 2, iba ifite umuriro ikagira na feri gusa. Mu gihe imodoka ya manuel iba ifite pedale 3, iba ifite embrayage, ifite feri ikagira n'umuriro. Niryo tandukaniro. Rero winjiye mu modoka wamaze gusettinga intebe yawe neza, hagiye gukorwa iki? Rero nkuko nabibabwiye, urabona ko wamaze gutunganya intebe yawe, ufashe vola n'amaboko abiri. Ubwo no kuvuga ngo iyo urangije biriya byo. So rero nkuko nabibabwiraga, iyo umaze gutunganya intebe neza uraza ugafata kano kantu ka sentire, iyo utakabona urayizamura. Iyo umaze kugafatisha imoso rero utangira kugenda ukama gutyo ukurura sentire, uyizana uyizengurutsa kunda, ukazana ugacomeka mwa kano kantu, ngira ngo urakabona. Uraza ugacengezamo gutya neza. Iyo umaze gushyiramo rero gutya nkuko bisanzwe murabizi ko ubundi kirazira kuba uri umushoferi ukagenda utambaye sentire cyangwa se umukandara. Ugomba kubanza ukambara sentire mbere yo kuba wagira ikindi kintu ukora icyo ari cyo cyose. Iyo umaze gutunganya intebe rero ukaza ukamara kwambara sentire, ibirenge byawe nkuko twabibonye ari imodoka ya manuel, uraza ugahita ufata ikirenge cy'imoso ukagikandagiza embrayage cyane, ukayikandagira ikageza hasi cyane. Iyo urangije gukandagira embrayage rero uhita ukandagira na feri ukayikandagira cyane. Ibi byombi rero iyo umaze kubikandagira haba hakurikiye iki? Iyo umaze gukandagira embrayage na feri urangije uhita ufata contact yawe, ngira ngo murayibona contact ngiyi urayizana ukayijomba se cyangwa ukayicengeza ahabugenewe ariho hano. Kwaka kantu rero ko kwatsa, ngira ngo niba mubireba neza murabona ko hariho amagambo, hariho lock, hariho as, hariho on, hakabaho na start. Kugira ngo imodoka yake nuko iba yageze hano muri start, urufunguzo urarukaraga ukarukaraga. Urabona ko iyo rumaze kugera muri on, muri taburo y'imodoka, murabona taburo y'imodoka hano. Taburo y'imodoka hari amatara ahita yakamo, ngira ngo murabibona. Hari amatara ari kwaka hariya hasi, haba harimo itara rya battery, harimo itara rya ferium, hakabamo n'akandi gatara hejuru kagaragaza airbag, n'akandi kagaragaza sentire. Iyo utambaye sentire rero karagira. Iyi taburo rero igaragaza iki? Ya matara yatse wagejeje muri on, ni ukuvuga ngo ikinyabiziga kiba kiri ready yo kwaka. Ariko iyo imaze kwaka imodoka, iyo imaze gucana, aya matara yose abagomba kuzima. Ni ukuvuga ngo itara iyo risigaye ryaka, imodoka iba ifite ikibazo. Niho abashoferi barebera. Ushoboye kuba battery ifite ikibazo, battery iramutse ifite ikibazo wamaze kwatsa imodoka ukabona ari no tara iri ngiri ryo hino rigumyemo, icyo gihe tubibona ko iri ngiri uhita ubibona ko battery ifite ikibazo. Iyo amavuta ya moteri rero nayo yabaye makeya, aka gatara nako kagumamo kegeranye n'itara rya battery. So rero hakurikiyeho iki? Wagejeje urufunguzo rwawe muri on. Iyo rwageze muri on, ubwo icyo ukora uhita ukaraga nanone ukageza muri start. Urakata gutya. Nabyumvise. Iyo imodoka imaze kwaka uhita urekura urufunguzo rukigarura rugasubira muri on. Imodoka yawe rero imaze kwaka. Ngira ngo tugarutse hano muri taburo, murabibona ko noneho ya matara hafi ya yose yazimye, hasigaye turiya dutara two hejuru tubiri, kamwe kagaragaza airbag, akandi kagaragaza sentire, n'akandi kari hasi hano kagaragaza ferium. Iri tara rya ferium rero naryo icyo gihe imaze kwatsa imodoka uhita ukuramo ferium. Ferium rero ivamo gute?
feriyamu nayo ngiyi cyangwa se feri yo guhagarara umwanya munini ku bantu biga amategeko y'umuhanda. Feriyamu iyo ushaka kuyikuramo urabona izi ntoki zanjye ukuntu zimaze. Ufata izi ntoki ukazishyira munsi gutya, ugasa nk'ukurura uzamura gutya, ugahita ukanda kano kabuto ugakomeza ukagafata ukamanura mpaka ugejeje hasi. Icyo gihe feriyamu uba uyikuyemo. Iyo umaze kuyikuramo rero ikiba gisigaye ni iki? Murabona ko tugarutse imbere kuri taburo ka gatara ko hasi kagaragaza feriyamu kari hano nako kazimye kubera feriyamu itarimo. Hasigaye twa dutara twa sentire na kariya gatara ka airbag, turiya to twarapfuye ntimutwiteho. Aha, rero urabona ko imodoka iri ready yo kugenda. Uracyakandagiye hehe? Iyo usubiye mu birenge hasi uracyakandagiye amburiyaje na feri. Ntago nigeze mbere kurangira ngo murabibona neza cyane. Aha rero ikigiye gukurikiraho, feriyamu nayo yamaze kuvamo, uhita uza hano kuri levier de vitesse. Hariho 1, 2 munsi, 3 hejuru na 4 na 5 niyo bita reverse, ariyo iri mu bwoko bwa L. Iyi ni isubira inyuma. Vitesse rero zijyamo gute? Ugikandagiye amburiyaje yawe, iyo ushaka kujya imbere urabona aka karongo karimo hagati kitwa point mort, kugira ngo murabibona. Murabona ko utageze ahantu korana hamwe ukaza ugasunika gutyo ujyana imbere, gutyo ukageza imbere ubushyizemo 3. Nanone wagarura inyuma gutyo ukageza inyuma hepfo utageze ahantu na hamwe ukata, icyo gihe ubushyizemo vitesse ya 4. Wagarura hagati gutya gato cyane ubushyize muri point mort. Point mort iyo ujunguje gutya birizunguza cyane, ariko iyo harimo vitesse dushyire wenda nko muri vitesse ya 3, iyo ujyanye imbere straight twabonye ko ubushyizemo 3. Urabona ko iyo ujunguje ntago byizunguza cyane nkuko biba biri muri point mort. Twagarura n'inyuma muri 4, iyo ujunguje urabona ko bituzunguza cyane nkuko biba biri hano muri point mort. Murabona ko byizunguza cyane. Aha, iyi point mort rero no kuvuga ngo iyo ushaka gushyiramo vitesse, tuvuga ushaka kujya imbere, niho twari tugeze. Uratambika ku itako ryawe uganisha ku maguru yawe gutya, utanyeganyeje levier de vitesse cyangwa se utageze aho ukata, ugatambika gutya ugahita usunika ujyana imbere. Iki gihe ubushyizemo vitesse ya mbere. Reka tubisubiremo. Ubwo bukandagiye amburiyaje, warangiza ugakata ku itako ryawe ugasunika ujyana imbere. Icyo gihe ni vitesse ya mbere. Washaka kujya inyuma, dusubire point mort. Washaka kujya inyuma nanone, mwabonye ahantu L iri ngiyi, iyi L nayo ugira gutyo ugakata ukageza inyuma. Bivuze ngo iyo uri hano ushaka kujya inyuma ushyira, ubwo uhita ushyiramo reverse ugasubira inyuma. Hanyuma tumaze kubona uko bashyiramo vitesse, ubwo reka tuyikuremo ya reverse dusubize muri point mort. Imodoka yawe iri muri point mort. Noneho urashaka kugira gute? Guhagurutsa imodoka yawe ujya imbere. Noneho tugiye kwigira hamwe uburyo ushobora guhagurutsa imodoka. Twibukiranye yuko ndacyakandagiye amburiyaje na feri, ntago imodoka irahaguruka, imodoka iracyahagaze hamwe. Tuvuge noneho dushyizemo vitesse ya mbere, tugiye kujya imbere. Iyo dushyizemo vitesse ya mbere dushaka kujya imbere, kimwe na reverse nkuko bigenda, ni ukuvuga ngo murabona hano mu maguru yanjye. Kugira ngo uhagurutse imodoka rero biterwa n'ahantu uri. Ushoboye kubura ahantu hamanuka, ushoboye kubura ahantu hatambika, ushoboye kubura ahantu hazamuka. Aho hantu ntago tuzahaguruka kimwe. Ngira ngo ibyo birasobanutse cyane. Ni ukuvuga ngo ahantu wenda tuvuge ko tugiye guhaguruka ahantu hatambika, nihazaba hatambika, icyo uzakora ni iki? Uzabanza urekure feri yawe. Uzabanza urekure feri, numara kurekura feri wegure na amburiyaje gahoro gahoro. Marabibona, wegure na amburiyaje gahoro gahoro. Ubu ngubu ni ukuvuga ngo imodoka ubwayo iba yatangiye kugenda. Uzabanza urekure feri, urekura amburiyaje gahoro gahoro. Nibiba ngombwa ukabona wenda hashoboye kuba hatambika ariko ubona harimo nk'akantu k'agapane, icyo gihe nabwo uzagira gute? Uzifashisha kariro, wegure ikirenge cyawe, wegure cya kirenge cyawe cy'indyo. Uzegura cya kirenge cyawe cy'indyo, ugende ukore ku kariro gake gake, gakeya cyane, ufatiyeho gake cyane. Ni ugutacinga, nurangiza wegure no ukomeze wegure no kuramburiyaje. Icyo gihe imodoka izagenda. Iyo ushatse guhagarara rero ubikora gute?
wamaze guhaguruka, wamaze kugenda, uri kugenda ariko urashaka kongera guhagarara. Icyo gihe ushaka guhagarara rero ntago bigoye nabyo. Iyo ushaka guhagarara, tuvuge wari kuyamburiyaje, uri kugenda, warufashe ku kariro, imodoka iri kugenda ubu ngubu, icyo ukora ni iki? Ni ukuvuga ngo iyo ushatse guhagarara urabanza ugahita ukandagira amburiyaje ukayigeza hasi cyane, warangiza ugahita ikirenge cyo ku muriro kivaho, ugahita ujya ku gaferi, n'agaferi ukagenda ukandagira buhoro buhoro imodoka mpaka ubonye ihagaze. Ntago feri uhita ukacira ngo ba, oya, ahubwo ugenda ukandagira gahoro gahoro mpaka imodoka ubonye ko ihagaze. Wibeshye ugakandagira feri vuba nk'igihubutse mu muhanda, icyo gihe ab'inyuma barakugonga, kuko ntago uba wabanje kubateguza, cyane yuko nababwiye ko itara rya feri igira itara inyuma ryereka abandi bashoferi yuko ugiye guhagarara iyo ukandagiye feri ryaka. So rero reka tubashimire cyane bakunzi ba Rugaga Koco Live TV, ibiganiro byacu nakagaruka. Reka tubashimire gukurikirira isomo, tubabwira yuko n'inyigisho z'imodoka ya automatique wazisanga kuri Rugaga Koco Live TV, nubwo tuzakomeza kugenda tubagezaho n'ibindi byinshi, ariko ibyo bindi tuzabagezaho ntago byakugira utarakora subscribe, kandi iryo jambo ry'umutuku ryanditseho subscribe nurangiza usharinge n'inshuti zawe, uzoherereze, ukore like, usigeho na comment. Niba hari irindi somo yifuza twazabagezaho, ni karibu, wasiga igitekerezo cyawe munsi tukazagisoma, ubundi tukazabategurira iryo somo. Reka tubashimire cyane nk'abakunzi bacu bakadasohoka, mukomeze kugira amahoro y'Imana. Bye bye. Jewe wabagezaho iri somo ni Fred, kandi wifuza kwiga ukaza ku kibuga tukakwigisha, nimero yacu ni 078 219 7 3 ukaza tukaguha ubumenyi buzira umuze, ubumenyi bwiza, ku buryo mu minsi mikeya cyane babaye umushoferi ugatangira ukajya mu muhanda. Hari abandi bantu ntakwibagirwa rero baba barabonye perime ariko mu by'ukuri bataramenya imodoka neza, namwe ni karibu, uraza tukaguhugura, tukaguha amasomo ashobora gutuma ujya mu kazi, tukagutoza kumenyera umuhanda, tukakumenyereza ibintu byinshi bitandukanye, tukakwigisha uburyo baparika imodoka ahantu hatandukanye. Ibyo byose rero nta handi wabimenyera utaje ngo tukwigishe neza cyane. Nimero nazibabwiye nta zindi, ni 078 219 7 3 tukaba dukorera hano mu mujyi wa Kigali. Ni karibu hano i Gikondo, mukomeze kuryoherwa n'ubuzima. Bye bye.